twongeye kubasuhuza abakunzi ba Evangelize Le Monde aho muherereye hose ku migabane yose y'isi, kandi tunabashimira tugushimira we wahisemo kujya ureba ibiganiro byacu by'ijambo ry'Imana, ivugabutumwa ritandukanye ku bantu batandukanye, ubuhamya butandukanye ndetse n'indirimbo. Imana ikomeze guha umugisha. Hanyuma rero tugiye kuganira ku kintu bita kugendana n'Imana, nibwo buhamya tugiyemo. Dufite rero umutumirwa wacu w'uyu munsi, reka tumwakire ubundi abaganirize. Muraho neza? Muraho neza. Ni karibu kuri Evangelize Le Monde. Turabashimiye cyane, murakoze cyane kutwakira. Twishimiye kubana namwe kuri televiziyo Evangelize Le Monde. Murakoze cyane. Rero mwatwibwira ubundi mukatubwira ukuntu mwagendanye n'Imana, bakudukurikiye bakomeza kumbamenya neza kurushaho. Murakoze cyane. Yewe turi kumwe uyu munsi wa none. Amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Emmanuel. Mu mirimo isanzwe ndi umuhanga mu by'imiti, nkaba n'umupasiteri ku bw'umuhamagaro. Urebye ndi umupapa w'abana 5 n'umufasha umwe. Urebye muri makeya niwo mwirondoro wanjye. Murakoze cyane. Turi kuganira n'umupapa w'abana 5 n'umufasha umwe kandi w'umupasiteri, akaba n'umufarumasiyen. Aratuganiza kuri byinshi, afite inararibonye haba mu murimo w'Imana haba no mu by'ubuzima. Turi kuganira ku kugendana n'Imana. None mwebwe amakuru yanyu ni ayahe? Uburyo mwagendanye n'Imana bimeze bite? Murakoze cyane. Ni sije nziza ijyanye n'ubuhamya bwanjye, kugendana n'Imana cyangwa uburyo Imana iba umwizerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rimwe na rimwe nubwo tutabimenya kubera yuko tuba tutegereye Imana, ariko iyo umuntu amaze kumenya Imana agenda asobanukirwa yuko Imana yabanye nawe kuva yavuka ndetse no kugeza igihe azavira muri iyi si. Cyane cyane kuri twebwe abakozi b'Imana habamo n'umugambi w'Imana ukomeye cyane. Uyu munsi nagira ngo mbaganirize uburyo Imana yabanye nanjye kuva nkiri umwana mutoya. Imana ikagenda yiyerekana mu buzima bwanjye ndetse kugeza amagingo aya ngaya. Navuga yuko ari nka introduction, sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda, wenda ari nka navuga yuko ari nk'imbumbe cyangwa incamake y'ubuhamya bwanjye bwose ngiye kubaha. Ni incamake. Imana niduha umwanya tuzagenda tugerageza kugenda tucagaguramo, ariko ndabaha incamake mu magambo makeya. Nkuko natangiye mbibwira, nitwa Emmanuel Nsengiyumva. Ngewe navukiye i Kigali, hano i Kigali mu Kiyovu. Mvuka ndi umwana muto kimwe nk'abandi, ariko ndagira ngo mbabwire akantu gato nkiri umwana kabayeho kerekana umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Ngewe navutse nk'abandi bana, ariko ntabwo nahise, ntabwo igihe cy'imyaka yo kugenda uko umuntu atembera byanshobokeye kugira ngo ntembere kimwe nk'abandi bana. Ku myaka 2, 3 urabizi ko umwana agenda ku maguru akirukanka, nge ntago byakunze. Naravutse mu rugo babona ndi umwana nk'abandi, ndetse amaguru yanjye bakabona ni mazima, ariko mu gihe cyo kugenda ntangira kugenda nkurura akabuno hasi. Mba rwose umuntu uri aho ngaho umeze nk'ufite ubumuga bwo kutagenda. Ababyeyi barashakisha, baravuza, biranga. Umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, abavandimwe banjye bakuru bajya babinciramo bakavuga ati ni ibintu by'igitangaza. Maze kugira imyaka 5, urumva yuko byari byararangiye, bavuga ati uyu mwana ntabwo kugenda bizashoboka.
ariko mama mu byo yambwiye ko umunsi umwe yari yicaye ariho ategura amafunguro agiye kubona abona ndahagurutse ndirukanse nibaze n'ukuri nza nirukanka musanga bayoberwa ibibaye barahurura haba umunsi mukuru ukomeye cyane kuva icyo gihe ntangira kugenda ariko igitangaje icyo gihe ndi umwana ntangira no kuzerera cyane narazereraga cyane birumvikana kubera yuko aribwo nari nshoboye kugenda nakuyemo sheke icyo gihe ku myaka 5 urumva yuko byari ibintu bikomeye ku myaka 6 ngo ndi kubaha ubuhamya bwa incamake ncaguranya mu byagiye biba mu buzima bwanjye naje gusobanukirwa ko Imana ari ifite umugambi ku myaka 6 icyo gihe ndabyibuka byo neza mu rugo hari ku munsi wo kubunane papa yatumiye n'abapapa bandi duturanye batumiye abapfumu bakora ibintu bya maji bakora ibitangaza byinshi cyane ariko igitangaza ashatse kubabwira bari bagiye guherukiraho saa 6 za nijoro isaha y'intera ubwoba cyane saa 6 za nijoro icyo gihe bashatse umwana mutoya bamira kumira umupfumu yashakaga umwana mira yarakoze ibintu byinshi cyane nzagenda mbaha ubuhamya nimburambura byerekanaga yuko nicyo gice yagikora kigashoboka yagombaga kumira akandya akamira akanshyira mu nda ye akongera akanduka saa 6 z'ijoro noneho icyo gihe bashakaga umwana atwara abana benshi aho hantu abandi bana babyumvishije bagira amakenga bariruka ngiye kwiruka papa yarari aho hafi aravuga ati ariko uri kujya he ibitangaza uyu muntu yakoze aramutse akumize urabona kukuruka ari byo bikomeye urumva mwene data kuri no si hariho ibintu bikomeye barantunganyije ndabyibuka nambaye agatraining k'umuhondo barantunganya rwose uwo mupfumu mu magicien yasengaga umugore witwaga Madame Sirene byari isengesho agasenga akagira uwo yambaza nkuko twambaza Imana yacu ifite imbaraga yaremye isi n'ijuru abapfumu cyangwa abamagicien nabo bafite uwo bambaza agakoresha baguette magique yiwe icyo gihe saa 6 zigiye kugera amaze kuntunganya abantu bose bategereje ikigiye kuba Imana yakoze igitangaza abura agakoresho k'ingenzi kitwa uruhindu rwa Kinyarwanda abanyumva murambabarira ntago uruhindu turuzi nk'ikintu kibi ariko sinzi icyo yagombaga kurukoresha mu buryo bwe bw'ubumaji kugira ngo abashe kwereka abantu yuko amize ararushaka kugeza saa 6 mu kadomo uruhindu rurabura acika intege aravuga ngo ntago akibishoboye kuko isaha yagombaga kumira yararenze ikimara kurenga arebye mu bintu yari afite rwa ruhindu ararubona Imana ishimwe cyane ibi ntago njya mbasha kumenya ntago nabashije kumenya ku kanya cyangwa mu bihe byashize ko ari umugambi w'Imana ariko Imana yangizeho umugambi ukomeye cyane nyiri umwana mutoya igihe cyarageze ndacaguranya ndiyuta ndakura nakuze ndi umwana uzi ubwenge mu ishuri ndiga birashoboka ariko mu buzima bwanjye nkaba wa mwana ukubagana cyane abanyumva twabanye bazabimenya ni ukuvuga ngo nari wa mwana ugira amazina menshi kubera gukubagana bakundaga kumbyinira amazina menshi atandukanye cyane ndakura ubwo ndasimbuka gatoya naje kujya muri secondaire njya kwiga Icyangugu ahantu bita Ikibogora muri groupe scolaire Frank Adamson nari narakizwa mu mwaka wa 2 ushobora kuza kundeba ukabyibuka neza kuva mu mwaka wa 2 n'umwaka wa 2 nari umuscout ukomeye cyane ntabwo nshatse kuvuga yuko abaskuti ari abanyabyaha cyangwa ari babi ariko hari igihe abana b'urubyiruko bahuza umugambi mu byo barimo aho kugira ngo bya bintu babikore neza ahubwo babikoreshe neza ahubwo bakabihindura intwaro y'ibibi yego cyane icyo gihe twakoraga ibintu byinshi cyane twanywaga inzoga twarasindaga n'ibindi byaha byose
ariko ndagira ngo nkubwire yuko ngeze mu mwaka wa kabiri segonderi niho Imana yamamagaye, niho Imana yampaye agakiza. Ako kantu ndagira ngo nkababwireho Imana yampaye agakiza byagenze gute. Imana yampaye agakiza ihereye ku mwana w'umupasiteri warwaye. Uwo mwana yitwaga Dani, umupasiteri wo ku Gisenyi muri ADPR. Umwana arwara umusonga, basi nta kundi aza kwitaba Imana. Yitaba Imana turi ku ishuri. Amaze kwitaba Imana yari inshuti yanjye cyane. Dani twarakundanaga, Dani twakoranaga utuntu twinshi cyane. Nagize n'uruhare rwo kumurwaza, agira umwanya wo kwihana ku babyeyi be. Ndeba hariho za telefone icyo gihe zitari nk'izi ngizi dufite, telefone fixe, ariko akavuga ati mbabarira unjyana unsindagiza ngende nje kuri fixe kuri no telefone. Akaganira n'iwabo akababwira ati na bya bindi ninjye wabikoze. Umwana agira umwanya wo kwitunganya kubera yuko babyeyi mu ndeba iwabo basengeraga abana babo. Amaze kwitaba Imana, papa we araza ageze ku ishuri iryo joro. Wumva ibyiringiro by'abantu bamenye Imana. Hari ninjoro papa we atubwiza ubutumwa bwiza ku ishuri. Aratwigisha, yari afite umunezero uvuga ngo mfite ibyiringiro bidashidikanya yuko umwana wanjye yagiye mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Noneho nitegereje mu maso y'uwo musaza nawe ubu ngubu wigiriye mu ijuru, nitegereje mu maso ye mbona ibyishimo by'agakiza kandi yapfushije, mbona umunezero, numva umutima wanjye uratangaye cyane. Icyo gihe nibwo nafashe icyemezo. Twari turi mu nzu nini twasengeragamo, ndavuga ngo niba Dani yagiye mu ijuru, nanjye ndashaka kuzajya mu ijuru nkamusanga. Imana ishimwe cyane. Aransengera mu bo yasengeye. Abantu barashidikanya kubera yuko ntabwo bari bazi yuko umuntu nka Manuel icyo gihe bantaziraga Jumbe kubera indirimbo z'abaskuti. Narahimbaga indirimbo z'abaskuti, nari umustar mu baskuti. Mu yandi magambo umbwiye ikintu gikomeye cyane. Imana ishobora kwemera ko umuntu ashobora gupfa yarwaye, ariko mu rupfu rwe hakavukamo abandi bantu bashobora gukizwa. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana yemeye yuko nshibuka mu gihe cy'urupfu rwa Dani. Imana ishimwe cyane. Maze gutangira gukizwa ntago abantu babyemeye. Aho ngaho naho ndagira ngo mafata akantu gatoya. Abantu baravuze ngo Manuel ntago ashobora gukizwa. Amen. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana yagufashe, Imana yaguhamagaye, iragukomeza, ikomeza amavi yawe. Imana yarankomeje nkagwagwana, nkongera nkabyuka, ndakizwa hari mu 1992. Sinzabyibagirwa. Jenoside yakorewe Abatutsi iraba, iba icyo gihe nkijijwe. Nyuma yaho tugaruka ku ishuri mu 1995. Ngaruka ndi kumwe n'umubyeyi umwe, undi mubyeyi yarahunze yaragiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Byari bikomeye cyane, inshuti muvandimwe. Aho hantu niho naboneye Imana. 1995 ndabatizwa, batizwa mu mazi menshi. Maze kubatizwa mu mazi menshi, ako kantu sinagasimbuka. Habaho gusenderezwa umwuka wera ku bana benshi twari twabatizanyijwe, ariko umutima wanjye ntiwabishyikira. Abantu benshi cyane baravuga ati iyo umuntu akijijwe ahabwa umwuka wera, ndabyemera. Ariko habaho ikintu cyitwa gusenderezwa. Abagatolika babivuga neza, gusenderezwa mu mwuka wera, ukavuga indimi nyinshi, ukuzura umwuka wera. Nabibonaga ku bantu twari twajyanye mu mubatizo, nkabona abantu rwose baruzura umwuka wera, baravuga indimi nyinshi, nkabona n'ibintu by'igitangaza, ariko umutima wanjye mwumva ntabwo bishyikira, nakijwe nako simbishyikiye. Amen. ngira ngo nibo barakurikiranye ijambo ry'Imana nigeze nganira namwe kubijyanye no kubona Imana. Aho hantu nihase gushaka Imana kugira ngo nanjye Imana isendereze mu mwuka we. Nkora amasengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa ndi umunyeshuri. Iyo minsi 3 yose yarangiye
ntari nabona icyo kimenyetso cy'umwuka wera. Amen. Ariko njya mbyibuka ku munsi wa gatatu narangije amasengesho maze kurya maze kuruhuka nimugoroba tugiye kuryama ndaryama ninjoro ndota ndi hejuru ahantu ku musozi ndiho nsenga umwuka wera amanuka ndi mu nzozi nuzura umwuka wera bucya mu gitondo mu nzozi nuzuye umwuka wera ndi kuvuga mu ndimi nyinshi. Amen. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data unkurikiye ushaka iyo mpano mu byo gutitiriza no gusenga Imana. Yego cyane. Haleluya. Maze kuzura umwuka wera maze guhabwa izo mbaraga natangiye kubwiriza abandi banyeshuri. Nangira gukorana n'indi timu y'abandi banyeshuri irimo abitwa ba Gilbert, irimo abitwa ba Eliazari, irimo abantu benshi cyane abitwa ba Juvenali. Dutangira gusenga Imana, dutangira kubwiriza ubutumwa bwiza, dukora ububyutse bukomeye cyane aho mu kigo muri groupe scolaire aho twigaga. Mu mwaka wa gatandatu reka nsimbuke aho naho tuzahaganira byimbitse. Imana iraza iransanga, nshuti muvandimwe iki ngiki cyitondere, ubu n'ubuhamya bwanjye ku giti cyanjye. Niba uri umunyeshuri sinkubwiye ngo uzakore nk'ibyambaye. Imana yaransanze tugiye gukora ikizamini cya leta cy'amashuri yisumbuye. Umwana uri kumwe na mama we mu buzima bukomeye, ariko nsubiye inyuma gatoya mu mwaka wa 4 nabuze minervare. Imana ikoresha umuntu ntazi anyishyurira minervare kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6. Namubona ntamuzi, ngashaka kumumenya akambwira ngo si ngombwa yuko umenya. Imana ikora igitangaza, bari bagiye kunyirukana ku ishuri, ariko Imana ikora igitangaza ikoresha umuntu anyishyurira amafaranga y'ishuri kugera mu mwaka wa 6. Ngeze mu mwaka wa 6 twegereje ikizamini cya leta. Nari mfite ishyaka ry'uko ngiye gukora ikizamini cya leta nkabona amanota menshi, nkazafasha ababyeyi banjye, numvaga mfite uwo muhate, nari umuhanga, nta kibazo nari mfite. Ndiho nsenga, Imana iransura nijoro iranganiriza, irambwira ngo ngiye kukwereka uburyo uzakora ikizamini cya leta. Imana ishimwe. Amen. Ikwereka n'uburyo uzagikora. Maze kubyumva narishimye cyane. Ndavuga ngo Imana ishimwe cyane kuko Imana irasuye. Ako kanya nabonye urupapuro hari mwiyerekwa, ubwo abazi by'umwuka barabyumva. Nabonye urupapuro rumanuka, mbona ikiganza kinyereka uburyo nzakora ikizamini cya leta. Mbona ikiganza gishushanya umusaraba munini cyane kuri urwo rupapuro uriho imirasire ku ruhande. Umugabo twari turi kumwe arambwira ngo dore igisubizo nguhaye ku kizamini cya leta uzakora uyu mwaka ni iki ngiki. Yesu nicyo gisubizo, Yesu niwo mwana. Imana ishimwe. Mu kubyerekwa numvaga ari igisubizo, numvaga mfite umunezero mwinshi cyane, numvaga ndi mu munezero, numvaga kuko nkiri mwiyerekwa numvaga ndi mu munezero udasanzwe. Ariko iyerekwa rimaze kurangira sa nk'umuntu ugiye mu buryo bwo kwibaza, muri confusion. Ndavuga ati se ibi bintu mbonye nzabikora gute? Amen. Amen. Wowe nkurikira unyumve neza kuko abantu benshi bazi buno buhamya bwanjye. Ushobora no guhita unyibuka ukavuga ati dore Jumbe disi wa mugabo wa munyeshuri wigeze ushushanya imisaraba ku mpapuro za leta. Haleluya. Kandi uri umuhanga, ariko koko wabonye umuhanga ushushanya umusaraba z'imibare kuko sinari narigeze nsibira niga muri secondaire. Amen. Kandi igihe uyu musore tuvugana ndi pharmacien, narangije kwiga muri kaminuza, ariko ako kantu wenda sinza gukomeza ubuhamya bwinshi, najya nkakubwireho nugira amatsiko uzamamagara tuganire, cyangwa se tuzafata ikindi kiganiro kuganirize byimbitse. Aho hantu navuye mwiyerekwa, subiye mu mubiri, numva ngize ubwoba. Icyo gihe ndabyibuka hari umunyeshuri twiganaga iwabo, bari bafite icyumba cy'amasengesho, bari inshuti zanjye.
Imana irambwira ngo ngende mfata amasengesho y'iminsi 3 kuko ibyo bintu ntago nabikora mu buryo bw'umubiri ntafite imbaraga zo kubikora. Ntiwabishyikira. Imana ikweretse ikintu, ikwereka ikintu uyu munsi ariko ikaguhisha ikizaza ejo. Mu yandi magambo ishobora no kubwira ikintu ntuhite ushyikira neza ikikubwiye. Amen. Yego. Hari igihe udahita ushyikira neza ikikubwiye. Naragenda mu masengesho y'iminsi 3 ndayasenga ariko nyasenga twegereje gukora ikizamini cya leta, nyasenga mfite umubabaro mu mutima vuga ati Mana kucyo ngerageje bingana gutya. Reka abanyumva mbabwire yuko nari meze nka cyagihe, reka nse nkubivuga niko nagiye mbyumva mu buzima bwanjye. Nari meze nka cyagihe cya Aburahamu asabwa ikintu gikomeye mu buzima bwe, asabwa gutamba Isaka. Numvaga ari ikintu nishimiye ndi mu mwuka ko Imana iganira n'ubugingo bwanjye, ariko kugikora nkumva ni ikintu kiremereye. No kuvuga ngo mu yandi magambo mbabarire, Imana yari gusabye ko ku bizamini cyangwa ku mpapuro bya leta uzandika nyine uzashushanya uwo musaraba. Nzashushanyaho umusaraba, ntiwandike ibyo wasabwe. Igisubizo akaba ari cyo gisubizo kizaranga ibibazo byose nzabazwa, byose byo muri exeta. Mu yandi magambo ku muntu usanzwe muzima nari nasaze. Niko bimeze. Niko kuko n'umuryango n'abandi bantu bazi ko nari nasaze, ariko mu gukura mu mwuka uko ngenda nkura naje gusobanukirwa ukuri kwabyo, naje gusobanukirwa impamvu yabyo. Mu by'ukuri twagiye mu kizamini maze kuzura imbaraga, maze iminsi 3 nsenga, turagenda n'abandi bana twakoreye ahantu bita Intendezi yahoze muri Cyangugu. Tugeze mu kizamini rwose, nkuri kizamini urupapuro rwa mbere ruraza urupapuro rw'imibare, ndarureba nandika amazina yanjye, ndebye imibare mbona imibare nayikora. Ariko mu kujya kwandika ya mibare numva ukuboko kwanjye kurafashwa, sinashoboraga kwandika ikindi kintu. Nagiraga amahoro aruko nanditse umusaraba nashushanyije nahawe mu gihe cyerekwa ndi kumwe n'Imana. Nashushanya umusaraba, wowe nkurikiye unyumve neza, nkumva amahoro, nkumva ibyishimo, nkumva ndanezerewe, umunezero w'Imana kuzura umutima wanjye. Ikintu naje gusobanukirwa no mu buzima bwanjye bwo kubana n'Imana, ikimenyetso gikomeye haba mu gushaka haba no mu bindi tuzagenda tuganira, ikimenyetso gikomeye mu mugambi w'Imana iyo ugiye gukora ikintu cy'Imana ni amahoro yuzura umutima wawe, ukumva ayo mahoro urayagize mu bugingo bwawe. Imana ishimwe. Nakoze ikizamini cya mbere shyiraho umusaraba, ikizamini cya kabiri kiraza shyiraho umusaraba, babizi ko uri umuhanga. Ndi umuhanga. Ikizamini cya gatatu bicanga abantu bamwe basiriviyaga ikizamini, baravuga ati si uyu mwana ibintu twabonye ko bikomeye. Bituma ubuyobozi buza, abayobozi baraza rwose baramagurutse ati rwose ibintu uri gukora ni ibiki. Ndababwira ati ariko ndi gusubiza uko nize, kubera yuko ibintu Imana rimwe na rimwe kuyoboramo hari igihe biba bikomeye ku buryo umuntu wari we wese atabasha kubisobanukira. Nagwaye urugero rwa Aburahamu, burya yaza kuganira na Sara akamubwira yuko agiye gutamba Isaka, intambara ari kuvuka. Byabaye ibintu bikomeye, ndangiza ikizamini. Maze kurangiza ikizamini, ubuhamya bwakurikiyeho ni burebure bwo tuzagenda tubuca mu buryo Imana yankoresheje nyuma y'ikizamini. Ariko icyo nashaka kukubwira nuko uwo mwaka hasohotse diplome, reka mvuge ngo ababyibuka neza zari diplome, navuga ko zagize ibibazo ku buryo haciwe diplome nyinshi cyane. Habonetse ikibazo kivuga ngo ikizamini cyarakopewe mu buryo budasanzwe. Diplome ziracibwa, abantu babona diplome z'amanota makeya. Haba ikibazo gikomeye cyane ku buryo n'abana twiganaga babiri bashoboye kubona ngewe uri kumva na diplome yanjye nta nubwo yasohotse. Yego birumvikana. Nta nubwo yasohotse, nta nubwo namenye irengero ryabyo. N'abana bashoboye kubona diplome babiri twiganaga mu ishuri ryose babonye diplome. Abo ngabo babiri ntago baziciye, ariko bamwe abazibonye mu bo twiganaga zimwe zaraciwe, abo babiri babona diplome navuga ko zitabashije kubabashisha kwinjira muri kaminuza.
njye mva aho ngaho nkomereza aho ngaho urumva umuntu akumva mu by'ukuri nanjye nkumva nari mfite amatsiko umuntu yabyumva nk'ubuyobye urumva ubonye yerekwa mu kizami uzashushanya umusaraba urawushushanije ndi umukristo nanjye ariko ubwo nibazaga ni gute Imana ishobora kubwira umuntu ngo mu kizamini uzashushanya umusaraba ariko nkuyemo igisubizo gikomeye urumva Imana icyo yashakaga abazibonye abagerageje kuzibona zaraciwe abo babiri uri kuvuga nabo bazibonye ni diplome zari ku rwego rudashobora gutuma bagera muri university bivuga ngo nubwo wari umuhanga wari gusubiza ibyo bibazo byose bikemera ugahabwa ya diplome nyine y'abandi nka babiri bazibonye ariko itabasha kuzagutambutsa ikugeze mu kindi cyiciro. Amen. Ibyo rero umbwiye niko gusobanukirwa ni nako Imana yansobanuriye nyuma hari harimo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere Imana yanyigishaga kumvira. Yego cyane. Ariko ikintu cya kabiri Imana yatarasaga cyangwa se yacaga inzira yaciraga inzira ubuzima bwanjye. Yego cyane. Kubera yuko nyuma yaho ndabyibuka uwo mwaka wabaye impfabusa ku bantu benshi ndagenda Kigali icyo gihe twari turi Cyangugu umwaka ngusubiramo ndawiga umwaka ngutsinda n'amanota menshi kandi Imana noneho inyemerera gukora ikizamini neza umwaka ngutsinda n'amanota menshi ninjira muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yego. Manishimwe. Ndiga ku buryo ndabyibuka ngeze muri kaminuza abantu benshi barambonaga bakika. Yego. Bakavuga ati se ugeze aha gute kuko bari bazi yuko nasaze. Nataye umutwe. Ariko nge mu mutima wanjye nakundaga kwiga. Manishimwe. Imana ica inzira ikomeye muri ubwo buryo. Ngeze muri kaminuza nakomeje gukorera Imana nyobora amagroupe nayoboye groupe yitwa CEP Communauté des Étudiants Pentecôtistes nyobora amagroupe y'Imana dukomeza gukorera Imana ariko icyo nashakaga kukubwira nuko uyu munsi wa none narangije kwiga shaka umufasha njyara abana beza. Yego cyane. Tuzabigeraho none nzagenda nkubwira uburyo nasobanukiye umugambi w'Imana mu buzima bwanjye. Yego. Nzakubwira uburyo ki ikintu cyose nagiye ngeraho hari aho nakoreshaga imbaraga bikanga ubwenge bwanjye bikanga ariko nakoresha imbaraga z'Imana Imana igafungura imiryango. Yego cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ndi umupapa wubatse ufite abana warangije kwiga ufite akazi ndikorera mfite farumasi yanjye mfite ubuzima bwiza mfite inzu yanjye muri Kigali mfite imodoka ngendamo ibintu byose Imana yabikoze kubera kumvira Imana nta kintu na kimwe Imana izadukorera itazabura kudukorera cyiza nituyumvira Imana ibaho umugisha. Amen. Kugendana n'Imana kwawe ikintu nkuyemo Imana yagutoje kuyumvira kandi ukanyura aho igutegetse. Wowe udukurikiye rero ushaka ufite ibintu byo kunyuramo ariko ongera witoze kumvira Imana mu nzira zawe zose uzagera aho wifuzaga kugera ariko wabanje kumvira Imana. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha nanjye ndavuga Jumbe. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane utumye twongera kwizera Imana bundi bushya no kongera kumenya n'iki Imana dushakaho mu byo tunyuramo. Ko hari igihe wumva iki Imana ikubwiye kumva bisa nk'ibisazi ku mugani wawe ariko twongeye kumva byimbitse. Imana iguha umugisha cyane. Ntago narangiza nashimiye Imana byagutungura cyane. Yego. Icyo kintu ushimiye Imana gikomeye cyane. Bene data iyo nkurebye ikiganiro shimira Imana cyane. Shimira Imana kuko umutware wawe Gilbert twakoranye umurimo w'Imana ukomeye cyane Kibogora. Imana ikatubwira yuko igihe kizagera tukayikorera ariko ntago twiyumvishaga ibitangaza Imana izakora aho izabicisha uko bizagenda ariko uyu munsi wa none ndashimira Imana kubwa Evangeliser le Monde. Ndashimira Imana kubwawe ndashimira Imana kubw'umuryango wawe. Imana ibaho umugisha. Imana ihabwa icyubahiro kubwa byose yakoze byiza kandi twiteguye no komeza kuyumvira kugira ngo tugendane nayo. Imana iguha umugisha uduteze amatwi komeza wumvira Imana. Urakoze cyane.